twongeye kubasuhuza bene data kandi tubahe ikaze muri uyu mwanya, aho tugiye kwiga icyigisho cya gatatu kivuga ngo ubukwe bw'i Kana. Muribuka ko icyigisho tumaze iminsi twiga ari icya kabiri kivuga ngo umwana w'intama w'Imana. Ubu rero muri iki cyigisho cya gatatu kivuga ngo ubukwe bw'i Kana, tukaba tugiye kukigezwaho na mwene data turi kumwe aha ngaha, ariko njye nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana, mugenzi wanjye tugiye kugifatanya nawe turi kumwe aha ngaha yabibwira. Yitwa Mugabo Emmanuel. Rero mbere yuko dutangira kino cyigisho, ni mutyo tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye cyane uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ingingo y'uyu munsi mu byigisho by'ijuru ryo ku isabato. Turakuraritse kugira ngo uze utuyobore, ijambo ryawe abe ari wowe kuryumvikanisha neza, kandi buri muntu wese uri butege amatwi umusobanurire amagambo tugiye kwigira hamwe muri uyu munsi, uduhe gukomeza kuyatekerezaho kandi akomeze kudukiza, buri wese arushaho gufata umwanzuro wo kugendera mu bikwiriye nk'uko amaze kubyiga, ubitubashishe kandi tuzajya tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mu gutangira kino cyigisho cya gatatu kivuga ngo ubukwe bw'i Kana, ndagira ngo duhe ikaze mwene data Mugabo Emmanuel akomerezeho kuri iki cyigisho. Mugenzi wanjye Aimable arakoze kumpa umwanya kuri iki cyigisho, icyigisho cyacu cya gatatu kivuga ngo ubukwe bw'i Kana. Iki cyigisho rero kivuga ngo ubukwe bw'i Kana, turareberamo ibintu byinshi bitandukanye, ariko mbere y'uko tukinjiramo reka tubanze turebe umutwe w'amagambo cyangwa se isomo ribanziriza icyigisho cyangwa se tuzazirikana muri iki cyumweru cyose. Isomo ryo kuzirikanwa turarisanga muri Yohana 2:5, ahaheruka haratubwira ngo icyo ababwira cyose mugikore. Turaza kuzagenda duhura naryo iri somo hirya no hino muri iki cyigisho cyacu muri izi ngingo zose zizakurikira. Uyu mutwe wifuzwe ibihe byose rero ku ipaje 144 ndetse n'150 nicyo gitabo cyifashishijwe mu gukora iki cyigisho. Umwuka w'ubuhanuzi nanone mu wifuzwe ibihe byose ku ipaje 150 haravuga ngo Yesu yatangiye umurimo we w'ubugorozi agerageza kugaragaza impuhwe no kwiyegereza abantu. Aya magambo ari mu wifuzwe ibihe byose agaragaza neza uburyo Yesu yemeye gutaha ubukwe. Batugaragariza neza yuko hari ahantu haciriritse, mu rugo ruciriritse, ahantu bitaga i Kana. Yesu yemera kujyayo ajya gutaha ubukwe kubera yari afite inshingano yo kwiyegereza abantu, kuko niwo wari umurimo wamuzanye. Noneho rero ingingo ya mbere iravuga ngo itangiriro ry'umurimo wa Kristo. Iyi ngingo dufiteho ikibazo kivuga ngo mbese ni hehe Kristo yatangiriye umurimo we ku isi? Hari isomo tubona muri Yohana 2:1 n'uwa 2. Reka dusabe mwene data Aimable hanyuma adufashe aridusomera. Muri Yohana igice cyaho cya 2 ku murongo wa 1 n'uwa 2 handitswe amagambo agira ati: ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galileya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Ngira ngo birumvikana neza yuko Yesu ubu bukwe yemeye kubutaha. Murumva ko bwacyujwe ku wa gatatu, ntabwo bwacyujwe samudi nk'uko abantu benshi bajya babikora. Ntabwo ari byo, ahubwo ubukwe ubushyira mu mibyizi nk'uko n'ubundi hano tubibona ko hari ku munsi wa gatatu. Barabivuze barabisobanura neza kugira ngo abantu badakomeza kujya bibeshya nyine bagacyuza ubukwe samudi. Ntabwo ari byo, biriya bintu ni ukwica amategeko y'Imana. Mu mwuka w'ubuhanuzi rero wifuzwe byose ku ipaji 144 baratubwiye ngo Yesu ntiyatangiye umurimo we akorera ibitangaza imbere y'abagize urukiko rukuru rw'Abayuda i Yerusalemu, mu iteraniro ryari mu rugo rwo mu mudugudu muto w'i Galilaya. Imbaraga ye niho yagaragariye, yongera ibyishimo mu birori by'ubukwe. Yesu yabikoreye ahantu mu rugo rwose, urugo rutoya ruciriritse, ajya gukorerayo ibitangaza. Ntabwo abikoreye ku Bayuda,
mu rwego rwo kutishyira hejuru, ahubwo yacishije bugufi ajya kubikorera ahantu mu rugo rworoheje, ariho yatangiriye n'umurimo we. Bityo yagaragaje ko afitiye abantu impuhwe kandi ko icyifuzo cye ari uko bagira umunezero mu butayu bw'ibigeragezo. We ubwe yanywereye ku gikombe cy'umubabaro, yaje kugira ngo ahe abantu igikombe cy'umugisha, kandi mu isengesho rye ribasabira umugisha yejeje imibanire y'ubuzima bw'abantu. Hano bigaragara neza yuko Yesu nubwo tumuzi nk'umunyamibabaro, yemeye kugira iriya mibabaro ariko kugira ngo umunezero we awuduhe. Niyo mpamvu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu niba bari mu byishimo yemera kwifatanya nabo. Niyo mpamvu yemeye gufata igikombe cy'umubabaro arakinywa, arakiranguza, ariko kugira ngo abantu babone umunezero. Muri make, mu nshingano Kristo afite ni uguha abantu umunezero. Kuri be baratubajije ngo byagenze bite mbere y'uko ibirori by'ubukwe birangira. Dufite isomo riri muri Yohana 2:3. Reka dusome mwene data nanone aridusomere. Yohana 2:3 haragira hati, nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Hano birumvikana neza yuko ibirori hano turibuze tuzakomeza kugenda tubibona. Hano bigaragara neza yuko vino yaje gushira mu ubukwe butararangira, kuko ubukwe ntago bwabaga umunsi umwe nk'uko ubu dusigaye tubikora kubera iterambere n'isi iri kugenda idusiga, ahubwo ubukwe bwabaga iminsi 7. Noneho rero muri iyo minsi 7 rero vino yaje kubashirana iyi minsi itarashira, hanyuma ikibazo kiravuka, guhangayika kubaho. Hanyuma nibwo tugiye kubibona muri aya magambo ari hasi mu wifuzwa ibihe byose n'ubundi ku ipaje 145 ndetse n'146. Aravuga ngo Mariya yumvaga yasaba Yesu guhamiriza iteraniro ko ari we koko uhawe icyubahiro n'Imana. Yiringiraga ko habasha kuboneka akanya ko kuba yakora igitangaza imbere yabo. Ni imbere y'abo bantu bari baraho ngo nyine bari batashye ubukwe. Mariya yifuzaga yuko umwana we yakora igitangaza kigaragara. Byari umuco w'icyo gihe yuko ibirori by'ubukwe bimara iminsi myinshi. Muri ibi birori, mbere yuko ubukwe burangira, basanze vino yabashiranye. Vino gushira byabaga ari ikibazo gikomeye cyane ya minsi 7 itarashira, ngo byagaragaraga nk'aho abo bantu bacyuje ubukwe bafite ikinyabupfura gike. Ibi byatumye bahagarika umutima ndetse bagira umubabaro. Byari bidasanzwe gutanga vino igashira mu birori, kandi gushira kwayo byerekanaga yuko byabaga byerekana ikinyabupfura gike. Kuba vino yarashiraga ubukwe butararangira, cyangwa se byateguwe mu bukwe bigashira ubukwe butarangiye, byerekanaga ko abo bantu bagira ikinyabupfura gike. Niyo mpamvu rero byahangayikishije abari bacyuje ubukwe, harimo na Mariya, niko kugira ibyo aza gusaba umwana we. Reka rero duhe mwene data nawe agira icyo abivugaho gatoya dusoza iyi ngingo yacu yo kuwa mbere ivuga ngo itangiriro ry'umurimo wa Kristo. Urakoze cyane, ingingo isone neza rwose. Hano ubukwe bw'Ikana Yesu yatashye we n'abigishwa be, bigaragaza ukuntu Kristo ubwe yishimira ubukwe. Ndetse tumaze kubona ukuntu baje kugira ibibazo, vino igashira ubukwe butari bwasoza. Yesu ntiyemera yuko baseba, akora igitangaza kugira ngo ubukwe bukomeze. Niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana neza yuko Yesu Kristo ubwe yishimira ubukwe. Niyo mpamvu igihe cyose ubukwe buragijwe Imana, Kristo Yesu akora igitangaza bukagenda neza. Ikindi kandi nk'uko umaze kubisoma aha ngaha, Yesu Kristo yatangiye umurimo we ku mugaragaro mu rugo rucishe bugufi rwose rw'i Galileya, hari Kana mu bukwe. Byerekana neza yuko Yesu Kristo umuco umuranga ni ukwicisha bugufi, akaba ari cyo natwe dukwiriye kugira mu mibereho yacu ya buri munsi. Urumva ari cyo nabivugaho. Arakoze rero mwene data. Ingingo yacu rero y'uyu munsi tuyisubikiye aha ngaha, ariko ntabwo ibyigisho birangiye, nta nubwo ingingo zirangiye. Tuzakomeza ubundi umwami Imana akomeze kubana natwe ndetse no kutugira neza, kandi kuruta byose aduha imyumvire myiza mu ijambo rye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.